Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana cyane. Imana ibyumve ko dushimye mu mitima yacu, nta buryarya burimo. Dufite ishimwe ryo kwishimira ko turi amahoro. Turayishimira ko turi amahoro, turayishimira ko turi bazima, twabashije kubyuka bikemera, twashingura amaguru bigakunda, twavuga bikemera, twareba twarambura amaso bigakunda. Turabishimiye. Turashima kandi ko twongeye kuboneka imbere yayo n'imbere y'iteraniro rigari cyane. Imana data nihabwa icyubahiro. Ijambo ryayo riravuga ngo mu bihaho byose ngo mujye mushima. Umva dutegerezwa gushima. Nubwo warambura amaso ntibikunde ariko washima, kuko ihora ari Imana. Nubwo washingura ukuguru ntibikunde ariko washima. Rero turashima Imana ko byanakunze. Imana nihabwa icyubahiro. Turashimira bene data badukurikirana umunsi ku munsi. Turashimira abakunzi mwese ba Kristo, inshuti za Pentecote Philadelphia, bene data dukorana umurimo muri Pentecote Philadelphia. Mwese aho muherereye, Imana y'umwahoro ibaha umugisha. Abadukurikirana, abadushyigikira kugira ngo tubashe kuboneka aha, abadusengera, mwese Imana yacu ibampera umugisha. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, ngo kandi n'abazajya bawukwifuriza nabo nzajya nkubaha. Rero abadushyigikira mwese, n'ababigerageza bikabananira, n'abatabishoboye, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze anasengera uyu mwanya tugiye kujyamo. Turabashubije bene data, cyitondo cyiza, Imana ibane namwe. Amen. Dusengere ijambo ry'Imana tugiye kumva. Turagushimye wera wa Israeli, Imana ikomeye, Imana iturinda manona nijoro, cyubahiro kibi cyawe. Reka mwanya mwiza nguyu utweze, weze kirere, weze mitima yacu. Ijambo ryawe rigira imbaraga, Mwuka wera manuka akoreshe umukozi wawe kurusha uko mukoresha. Tumusabye izo mbaraga. Tusenge abadutega amatwi kubw'umwanya mwiza nguyu, nabo bafashe bagirire neza. Ijambo ryawe ribagirire umumaro. Uwo twirukanye ni Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo ribohore imitima yacu, rikiza abarwayi, rigarura abasubiye inyuma, yongerera imbaraga abamaze kunanirwa. Bana natwe udufashe kandi udushoboje, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samuel wa mbere, ni ibice 19, ariko turahera ku murongo waho wa 18. Turahera ku murongo wa 18 tugere ku wa 24. Twumve icyo Umwuka avugana natwe. Reka tuhasome. Mutwe w'ijambo ratubwira ko Sawuli akurikira Dawidi. Sawuli akurikira Dawidi. Nuko Dawidi arahunga. Aracika. Asanga Samueli i Rama. Amutekerereza ibyo Dawidi yamukoreye. Amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samueli. Batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe
zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi w'abahanuzi bahanura Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aka kantu mukumve neza, aka kantu mugatega amatwi, ndashaka ko tuganira ku mwuka wera. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Samweli, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zihera ko zirahanura. Kandi mubyumve neza, izi ntumwa za Sawuli zari zije zishaka gutwara Dawidi ngo Sawuli amwice, ariko zikubitana n'umwuka w'Imana, umwuka wera twahawe nk'umufasha, ngo za ntumwa zirahanura. 21 dusimbuke ku 21 niho twatugeze. babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. arongera atuma izindi. Ndashaka kugira ngo ubyumve, za ntumwa za kabiri nazo ziraza, baravuga bati ba bantu watumye kujya kuza gufata Dawidi bahageze, kuko hariya Inayoti Rama hari umwuka wera mwinshi w'ubuhanuzi. Zahise zifatwa n'uwo mwuka wera zitangira guhanura, noneho ugatuma izindi, niko birivuze. arongera atuma izindi ubwa gatatu, arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira ajya i Rama ubwe. Bukeye arihagurukira Sawuli ubwe ajya i Rama, arasukira ku iriba rinini ry'iseku. Arasukira ku iriba rinini ry'iseku, arababaza ati Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati bari Nayoti Rama. Nuko ajya i Nayoti Rama, maze umwuka w'Iteka amuzaho nawe. Umwuka w'Imana amuzaho, agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti Rama. Nawe Sawuli ubwe yarihagurukiye ngo agenda ahanura ngo kugeza aho yagereye i Nayoti Rama. 24 ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli, arambaraye hasi, yambaye ubusa, yiriza umunsi, akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari umuhanuzi. Sawuli nawe ni umuhanuzi. Imana ishimwe. Bene data, umwuka wera turamukeneye twese dukeneye umwuka wera. Twese umwuka wera kuri twebwe ni umurinzi, ni ingabo. Umwuka wera ni umujyanama. Umukristo udafite umwuka wera nta cyerekezo ashobora kujyamo ngo kizabe kizima, icyerekezo cye nticyakunda. Uri umukobwa ukaba uri umukobwa w'umukirisitu udafite umwuka wera, ubwo bukristo ntibwakunda. Wamera nk'abandi. Yuri umugore ukaba uri umukristo ushaka kubaha Imana,
utuzuye umwuka wera byakunanira ukamera nk'abandi, byakunanira ukamera nk'abandi. uri umugabo ukaba urubatse, uri hano hanze ushakisha ubuzima ariko uri umukristo udafite umwuka wera, ntago byavamo. hano hanze hari imbaraga zikurura, zikwega, zirogoye umuntu, zisubiza umuntu inyuma, zigacogoza umukristo hano hanze. iyo uvuga hanze, ni hanze y'itorero, ni hanze y'agakiza, inyuma yo kubaha Imana, inyuma yo gusohoka mu rusengero utari kumwe na pasiteri, utari mu baririmbyi, inyuma yo kuva imbere y'abadiyakoni n'abavugabutumwa, ukeneye imbaraga z'umwuka wera. iyo utazifite umera nk'abandi, uragwa, usubira inyuma, uracogora, ubivamo. haza uburwayi ukarambika, bakakubwira bati dore igihe wivurije, reba igihe wagiye witabira za transferi, byaranze, ariko hari hakurya hari umupfumu, hari umuntu uvura, nawe arasenga. iyo udafite umwuka wera ngo akusobanurira, kugira inama, ujya kumushaka, akakubwira ati genda ufate amazi, umunyu wo mu nyanja, ukaraba ujye mu mayira abiri, ukabikora, kubera ko nta mwuka wera ufite. mwuka wera ni umujyanama. dukeneye umwuka wera kugeza ku rwego ubana nawe mu buzima bwose. ugiye mu isoko gukora, ukumva uri mu mwuka wera. cya gihe ba bandi baraye bagiye mu bapfumu bakanyanyagiza imiti, ukabona bari gucuruza, wowe bari kugusimbuka, ntibigire icyo bikunyeganyezaho, ahubwo ukuza umwuka wera, ugatangira kuririmba, ukavuga ngo rw'umwami Yesu ankunda ndi amahoro. ibyo uzabishobora wuzuye umwuka wera. dukeneye umwuka wera, ukeneye umwuka wera kugeza ku rwego numara kugira imyaka 45 nta muntu urakurambagiza, uvuga uti nta kigeragezo kitari rusange, uwikomeze ku Mana. ariko udafite umwuka wera uzajya gushaka abakuzingura, kandi mu by'ukuri buriya baba bari kukongerera ibibazo, ntugire ngo baba bari kubigabanya, ahubwo baba bari kubyongera. kubera ko Imana yonyine burya niyo ikorera umuntu deliverance, niyo ibohora umuntu. nta muti wundi wo ku ruhande uretse imbaraga z'amasengesho. amasengesho usenga uhamagara umwuka wera ngo abe muri wowe. aho umwuka wera ari nta ruzingo ruhaba, aho umwuka wera ari nta murozi uhahagarara. barakuroga ariko ntibugufata. ijambo riratubwira ngo nimurya ibyica ntacyo bizabatwara. ni bande? ba bandi buzuye umwuka wera. muzakandagira inzoka na sikoropiyo. ni wa wundi wuzuye umwuka wera. ntabwo wapfa gukandagira inzoka na sikoropiyo ngo bireke kukurya udafite umwuka w'Imana. umwuka w'Imana niwe ugushoboza, niwe ukuneshereza. rero ndagira ngo uyu munsi twifuze kuzura umwuka wera, dukanguke. urashaka guhindurirwa ubuzima, urashaka gukura mu mwuka ukaba hejuru y'ibibazo. erega kurengera bango nta mahoro yuzuye twabona kuri iyi si. icyo kibazo nikinavaho hazaza ikindi. tukiri kuri iyi si tuba dufashe intera mu ntambara. uzarwaza, uzapfusha, uzakena, uzashomera, ariko iyo twuzuye umwuka wera tuba hejuru yabyo. dukeneye imbaraga z'umwuka wera zitubera umuyobozi. n'urukingo, ziradukingira, ziraturinda. mwuka wera yahari ashyiraho uburinzi. baza kugushaka ugasanga hari uruzitiro, mwuka wera akabayobya. dukeneye imbaraga z'umwuka wera. dusomye ijambo ngo Sawuli ahiga akurikira Dawidi. yakurikiye Dawidi. Dawidi yari umuntu w'Imana.
Imana yari yaramusize amavuta imubwira ko azasimbura Sawuli. Mubwira ko azasimbura Sawuli, ko Sawuli Imana yari yaramuhaye kuyobora Abisirayeli, ariko amakuru ye nubwo ari maremare ntabwo yabigenje neza nk'uko Imana yabishakaga. Yakomeje gukora, yakoze ibintu binyuranye n'iby'Imana yamubwiye. Usitonde kugira ngo twubahe Imana dukora ibyo ishaka, nuko tuba twuzuye umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera nibwo twumvira Imana, nibwo tuyumvira, ibintu bimwe tukabigira kirazira, tukitandukanya ntitumere nk'abandi. Impamvu tutamera nk'abandi, impamvu tudasinda, impamvu tudasambana, impamvu tutiba twayabonye ahari, impamvu tutongeraho imibare tuzi ko dufite ikaramu n'ubushobozi bwo kubikora, nuko tuba twuzuye umwuka wera. Nawe wamera nk'abandi. Rero Dawidi Imana yari imaze kumugira umwami w'Abisirayeli, ariko ibicisha mu nzira. Abantu benshi bakunda kwirukanka ngo nuko amaze kumenya gusoma Bibiliya, ngo nuko amaze kumenya gusenga, agashaka guhagarara mu nshingano igihe kitaragera. Ndaguha pole, ushobora guhura n'ibibazo, ushobora guhura n'intambara kandi zikakunanira, ariko igihe kigeze ugakizwa. Burya ukijijwe ukiba mu mazi menshi ukabatizwa mu mwuka wera, Imana ihita igenda iguha inshingano. Bya bigaru ukabireka, babandi mwagendanaga, bya bigambo wavugaga, kwa gutebya, wirwa gutebya, utera inzenya kuko ubicumuriramo. Mwuka wera ahora kugira inama, ukirinda kuvuga nabi, ukirinda gutongana, ukirinda kugira umushiha, ukirinda gusambana, ukirinda kwiba. Iyo nzira ya Gikristo Pawulo yandikiye Abaroma mu bice bya 12 yaravuze ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo ntimwifate uko mutari, ngo ahubwo muhinduke rwose. Kuri guhinduka rwose ntabwo twahindurwa n'amadini dusengeramo. Oya, idini ntabwo ryaguhindura rwose, riraguhindura rikakubwira ngo ambara igitambaro cyangwa se sukamesha uzerekeje inyuma. Hari idini rifite ukuntu riguhindura rikurikije uko rikora, uko imyemerere yaryo. Ariko Mwuka wera araduhindura rwose, tugahinduka, tukaba ibyaremwe bishya. Kuko ushobora guhinduka uhinduwe n'idini, ugahindura imyambaro, ugahindura ukuntu uniforme, ugahindura twe tumera dutya, twe twambara dutya, twe dukora dutya. Ariko Umwuka wera umuntu yagushaka ntakuboneho imbuto z'uko kuntu wambaye. Hari n'abareka kurya bakareka, murabizi, bamara gukizwa bakagira ibyo bareka ngo batarya, bagahinduka. Yararyaga inyama akazireka, yaranywaga amata akayareka. Iyo ni imyemerere yabo. Mwuka wera yaje rero, twebwe iyo dukijijwe Umwuka wera yaguhinduye biramenyekana. Umuntu akabangura ni umukirisitu, umubonye wese, uriya mukobwa ni umukirisitu, uriya mubyeyi ni umukristo, uriya mugabo arakijijwe. Ariko idini ntabwo ryaguhindura ngo abantu bamenye ko wahindutse. Ryaguhindura rikurikije imyemerere yaryo, ariko ntiryaguhindura nk'uko Umwuka wera yaguhindura. Twifuze rero Umwuka wera kandi tumuharanire, tumusabe, twamubona dute? Twihanye neza, tugakizwa, tukihana, ugasenga amasengesho yo kwihana gusa, ugasaba Umwuka wera. Ibintu bibiri: kwihana, ugasenga wihana, ugasenga usaba Umwuka wera. Arakumanukira, nakumanukira urahinduka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Umuntu wese nakubona aramenya ko wahindutse kubera ko wuzuye Umwuka wera. Sawuli rero Bibiliya atubwiye ngo ukuntu yahize Dawidi. Dawidi yari umuntu w'Imana. Sawuli yakurikira Dawidi, yamukurikiraga kugira ngo amwice, kuko yaramurebaga akabona ari mu Imana, ari mu ejo hazaza, akabona ikimurimo. Burerega umurozi ukoroga ntugira ngo kurugera ikindi, abagira ngo akuvutse amahirwe, akuvutse ikikurimo. Akomeza amuhiga atyo, aramuhiga kugeza igihe ngo Dawidi yacitse
ajya i Nayoti i Rama. Ajya i Nayoti i Rama, baza kubwira Sawuli ngo aterega Dawidi ari i Nayoti i Rama. Ni hari yasanze Samweli ngo bajya guhanura, niho bari barahanura, baravuga iby'Imana, bibere mu munezero, bibere mu kinyenga cy'Umwuka Wera. Bibiliya avuga ngo yohereza abo kumufata ngo bamuzane. Ariko kubera ko Umwuka Wera ari umusirikare, ari umunyembaraga, ahera ko ngo arabafata batangira guhanura. Umwuka Wera arabasumira, nabo batangira kuramya, barahanura. Biratangaje. Umwuka Wera afite imbaraga, nta kintu wamukenana. Wuzuye Umwuka Wera, icyo wasaba Imana cyose yakiguha. Ijambo riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi muzabyongererwa. Iyo wuzuye Umwuka Wera, icyo usabye Data aracyumva. Kubera kuba wuzuye Umwuka Wera, icyo umusabye Data arakiguha. Ariko turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi, dusabira mu marari yacu. So wasaba ngo Mana ngo hombya runaka, iryo sengesho Imana ikaryumva? Ntago yaryumva, kuko urasabisha amarari yawe. Ariko iyo wuzuye Umwuka Wera, niwe ukuyobora, akakunihira iminiho, akajya imbere y'Imana, akamenya icyo ukeneye utaranavuga. Umwuka Wera aba yahishuye, agahishurira umuntu, akavuga ati runaka yambaye ubusa, runaka akeneye kugaburira abana, runaka arashonje, runaka bamuhaye preavi. Umwuka Wera akarara abuza umuntu amahoro, niyo yaba adakirijwe, akumva umutima uramurya, ngo ajya kureba runaka nyishyurira inzu, wishyura inzu ya runaka, genda ubaze ko yarariye. Umwuka Wera agutangira raporo. Umwuka Wera agutangira raporo. Shaka Umwuka Wera, azagushoboza, azagukoresha, azakutambutsa, azakunihira iminiho. Kuzuye Umwuka Wera uri umukobwa, Umwuka Wera akunihira iminiho, kagenda akabuza umusore amahoro, akamubwira ati urambagize uriya mukobwa, kuko aba yagusize ubwiza. Umwuka Wera asiga umuntu ubwiza, akavuga ati dore uriya mukobwa afite ikinyabupfura, afite uburanga. Niyo waba utambitse iminwa, niyo waba uhengamye, niyo waba ugoramye ukuntu, Umwuka Wera afite ukuntu akugorora, akaguforoma neza, akagusiga amavuta. Hanyuma umuntu wese akabona ni wowe wamubera umugore, akabona ni wowe wamubyarira. Bituruka kuki? Kuko ubana n'Umwuka Wera. Iyo wuzuye Umwuka Wera ugiye igikundiro, abantu baragukunda. Shaka Umwuka Wera rero, shaka kubana n'Imana, wikwiruka mu bantu, wikwirwanirira. Shaka Umwuka Wera. Mwuka w'Imana muhamagare, musabe. Uramusaba ute? Wihana, wisuzume umutima wawe, niwe mucamanza. Wisuzume, hanyuma wisabe Imana imbabazi, usenga amasengesho yo kwiyiriza ubusa, uhamagara Umwuka Wera, araza abane nawe, arakugenderera, arakwiyereka. Ndakwinginze mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, gushaka Umwuka Wera. Ushake Umwuka Wera, ushaka Umwuka Wera. Umwuka Wera arahari. Sawuli ngo yatumye izindi ngabo bwa kabiri, ngo nazo zirafatwa zirahanura, niko birayatubwiye. Arongera ngo atume izindi za gatatu, bazakuroga bwa mbere, Umwuka Wera akinga ukuboko, bakuroga ubwa kabiri, akinga ukuboko, nibakumenesha akinga ukuboko, nibakugambanira akinga ukuboko. Umwuka Wera ni umuvugizi, ajya avugira umuntu adahari, akakuvugira. Biratubwira ngo ubwe arihagurukira ajya kubaza aho Sawuli ari, Dawidi ari, ngo bamubwira ngo ari Nayoti i Rama, ngo ari kumwe na Samweli. Ngo aragenda, ngo Umwuka w'Imana aramufata. Umwuka w'Imana arahageragera kuri Sawuli, aramufata,
aramusumira ngo agenda hanura, ngo hageze ngo hanura, ngo akesha, ngo yiriza umunsi ngo akesha ijoro, ngo arambarara hasi yikuramo imyambaro arahanura. Ndakwifuriza kubana n'umwuka wera. Mwuka wera yigeze avugira Abisirayeli bafite urugamba, umwuka w'Imana araza ahajya muri Elisa, ngo Abasiriya babaga babamereye nabi, babaga babatugatuze, babarushaga amaboko, ariko batabarusha umwuka wera. Umuntu atakurusha umwuka wera ujya umureka. Ntambara zose arwana ntabwo azakunesha, kubera ko atakurusha umwuka w'Imana nta kintu azageraho. Waratunga umwuka w'Imana ntabwo uzamusozana, ntabwo uzamupfana. Oya. Kugeza ku rwego umwami w'Abasiriya ngo yahindukiranye ingabo ze arazibwira ngo turimwo ba maneko, mumuneka mwicaye harimo ba maneko baneka bakanekera Abisirayeli. Avuga ati nta maneko turi kumwe. Ati kubera iki? Ibyo tuganiriye kuki tutabigeraho? Naho baricaye bakavuga ngo ibunaka niho tuzakira urugerero, niho tuzanyura, tugende Abisirayeli niho bazanyura, tubategere ibunaka. Ngo hanyuma umuntu w'Imana uri mu mwuka wera witwa Elisa ngo akabwira Abisirayeli, akabatumaho, akababwira ngo ntimuzaca ibunaka kuko Abasiriya ariho babategeye. Ngo ntibagakira rimwe, ngo ntibagakira rimwe, bagakira kabiri, ngo ntibagakira buri gihe, bakagenda barokoka urwo rugamba ntibagwe muri ambushe. Imana ikagenda ibarengera. Turajya gufata isafari s'urugendo, umwuka wera akakubuza turwo rugendo nturugende. Iyo modoka ntuyigemo, ni umwuka wera. Uramenya ayo mafaranga ntuyagurize uwo muntu, ni umwuka wera. Uramenya uwo muntu ntujye kumusura, ni umwuka wera. Mwuka wera turebera, afite jomera, abajomera niwe utureberera. Elisa akabwira Abisirayeli ati muramenye ntimuce ibunaka, Abasiriya babateze. Ngo umwami w'Abasiriya ararakara kugeza ku rwego yavuze ngo nimugende. Baravuga bati nyagasani, nta muntu ujya uva ahangaha ngo ajyane amakuru, ngo atangaze amakuru twaganiriye, nta maneko turimo, turizeye twese, turanarwikiye ko dufitanye. Ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu ujya umenya n'ibyo twavugiye mu murere, yiyicariye muri Isirayeli. Mwuka baraguhishurira, akaguhishurira ibiri muri Amerika wicaye mu Rwanda, akakubwira ibizaba, akakubwira ati mu kwezi kwa 7 mu mpeshyi mwana wanjye bizasenga, mu mpeshyi bizagenda bitya. Nuko benshi bitwara nabi bakatambutsa message nabi, ariko abenshi mwuka wera hari igihe abasura. Umwuka wera arahishura, kandi umwuka wera ni umunyabwenge, ahubwo turamunanira, yadusura tugasara, tugashaka kugira ngo abantu bamenye ko turi bitangaza. Ariko mwuka wera yuciye bugufi ugatuza, yaguha ubutumwa ugaca bugufi ukabusengera, ugacisha bugufi. Muribuka umwuka wera, muribuka wa mugabo wazaga kuburira Dawidi. Bibiribwa ngo Natani yaraje abwira Dawidi yari yakoze ikosa rikomeye, ngo yica Uriya, kandi yari yarasambanije umugore we. Ariko kubera ko yari afite umwuka w'Imana, Dawidi yari umwami, ntabwo ari gupfa kugenda ngo ajye imbere y'umwami avuga uko abonye. Ariko we kubera iki utagenda ngo witonde ubanze usenge, ubone gutambutsa message imbere y'umuntu ukuruta, imbere y'umuntu ukuyobora, ukagenda ugakubita agatuza ukivugisha ibintu ngo ndabivuze ngo nimushaka mu nyice, wakwicwa. Ariko buriya kubera ko cyubuze ubwenge, Imana irakureka. Ako Natani mwuka w'Imana amugiyeho, amuha ubutumwa, aramubwira ngo uzawushyire umwami.
arangije ajya imbere y'umwami aramubwira ngo nyagasani narije kukubwira hano mu gihugu cyawe harimo umushyitsi harimo umuntu wagenderewe n'umushyitsi ngo hanyuma wa mushyitsi kandi wa muntu yari umukire nta kintu abuze yari atuze afite ubutunzi bwinshi ariko yasuwe n'umushyitsi afata intama y'umukene ayibagira umushyitsi arayimuzimana. Dawidi ngo arababara cyane hagati kandi uwo muntu se ugira ubuhemu nk'ubwo nini afata intama y'umukene ufite intama imwe kandi watunze intama nyinshi hanyuma yibagira umushyitsi nimumwice nta bindi. ngo aravuga ati nyagasani uwo mushyitsi ni wowe wafashe muka Uriya urangije wica Uriya. ngo Dawidi yikubita hasi atsindwa n'urubanza ariko kubera wowe nta mwuka wera utambutse ubutumwa nabi kandi mu by'ukuri n'Imana niba yanakubwiye ubitwara nabi ukabijyana nabi ntugire ubwenge ukajya kuri YouTube ugashaka kwigira icyamamare ugashaka kwigira umusitari nta mwuka wera ufite. Mwuka wera atanga ubwenge ururimi rwiza ruhosha uburakari. Rero umwami unani nyuvuga ku nkuru z'Abasiriya ngo umwami wabo ararakara aravuga ngo nimugende muzane wa Elisa umenya ibyo twavuze adahari. Mwuka wera atubwira ibintu tudahari akatubwira amakuru akatubwira inama zateranye tudahari kandi yarangiza akanaziburizamo. Wowe rero ntago mbizi mwuka wera ubanye nawe uti uyu munsi usabe ubwenge usabe umwuka wera usenge. Imana irahari ibintu byose ukeneye irabifite reka kujajaba reka gusengera hejuru imbitse amasengesho yawe hasi saba umwuka wera nicyo kigezweho. Uhamagara umwuka wera ze uyu munsi wuzura umwuka wera. Turi mu cyumweru cya Pentekote kuki ubyumva ko ari ibya runaka n'ibyawe. Yesu yavuze ngo nagiye ariko sinzabasiga nk'imfubyi nta kintu igigeraho. Nzaboherereza umufasha nzabohereza umwuka wera n'uwawe nanjye tumusabe. Umuntu ufite umwuka wera ntahubagurika ntananirwa kubana n'abantu. Mwuka wera mugira inama. Rero ndagira ngo uyu munsi dusenge isengesho ryo gusaba umwuka wera. Ndagira ngo dusenge urarwaye ahubwo ndasaba umwuka wera nikenereye ibirayi uzura umwuka wera ibirayi bizizana. Uzura umwuka wera ibirayi bizizana. Uzura umwuka wera Imana izaguha akazi utarinze kujya gutanga ruswa ngo boss akubwire ngo ndashaka ko duhurira kuri hotel runaka ngo hanyuma tuganire ku byako kazi. Oya, uzura umwuka wera bazagenda bagufata udepose wumve baguhamagaye ngo ngwino ugende ibyo bagusaba ubikora umwuka wera gukoreshe. Urumva uzura umwuka wera ntabwo uzakwibeta nango ngwino tubanze ducaha. Uzura umwuka wera Imana izaguha akazi. Uzura umwuka wera izaguha umugabo utarinze ujya kumushakisha. Wowe uzura umwuka wera azizana kurambagize hanyuma ushyingirwe bagukwa inkwano udashyizeho n'ayawe. Uzura umwuka wera. Saba umwuka wera Imana ize igusure iguha umwuka wera. Bibiliya yatubwiye ngo Sawuli nawe baratangara ngo mbese nawe n'umuhanuzi burya na Sawuli arahanura ariko umwuka wera yari yamufashe aramwemeza. Umwuka w'Imana n'umutunga azemeza abo bantu, azemeza abarozi bakuroze, azemeza abakwanga, azemeza ahora bagutega iminsi. Wewe rero ushaka kwemeza abantu kandi umwuka wera mutari kumwe ntago byakunda ntibyanashoboka nta nubwo wabemeza ngo bivemo. Ahubwo ndashaka kukwifuriza kuzura umwuka wera uyu munsi wa none. Tangira usenge hanyuma tuzagere ku munsi wa Pentekote kumva nta mutima ugucira urubanza. Wumva nta mutima ugucira urubanza.
Mwuka w'Imana azagutambutsa, azaguhisha, azakujyana irama, azakujyana hari irama yawe ugomba kubamo kandi ukaharindirwa. Aho uri nubwo ari mu barozi, aho uri Imana izahakurindira. Aho ngaho uri bababwira ngo nimukarabe imyunyu, ngo nimukarabe ikisi imbizi n'ibindi, nukuri baba bababeshye. Mwuka wera ni ubohora, mwuka wera y'umutunze, nta ruzingo rukubaho, nta mikoshi, na ubu uri icyaremwe gishya. Reka dusenge, tugiye gusengera abantu bagera kuri 3. N'abantu 3 turasengera. Umuntu wa mbere ni umuntu utarigeze unakizwa, ahubwo uzi ngo Imana, wumvise amakuru ko Imana itabara ikagira neza, kavuga ati ariko nanjye reka nkurikire iyi radio numva ko hari abantu bayikiriraho, ko numva ko narushobewe, ko numva ko hari abantu basengera bakabona ibyo kurya, bakabona akazi, reka nanjye ngende bansengere. Wowe icyifuzo cyawe ni ukubona akazi, icyifuzo cyawe ni ukubona umugabo ahari, banagusengera ngize ukajya no gushaka umupfumu. Wowe icyifuzo cyawe ni icyo. Turashaka kugusengera kugira ngo uyu munsi wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo numwakira urabona umwuka wera. Niwe muntu niwe dushaka gusengera utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu munsi umwakire, kuko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Undi muntu dusengera ni umuntu wasubiye inyuma, wari umukristo ndetse wari warabatijwe n'umwuka wera no mu mazi menshi, hanyuma akabatizwa mu mazi menshi, akabatizwa n'umwuka wera. Umwuka wera si ukuvuga mu ndimi gusa, oya, umwuka wera hari imbuto z'umwuka wera: urukundo, kwihangana, kugira neza, hari imirimo myiza, n'imbuto z'umwuka wera. Ntabwo guhanura aribyo bisobanura kujya mu mwuka wera. Agakiza, gukizwa, kwanga icyaha, kwera imbuto, umuntu yakubona akabona uri umuntu w'Imana, kagira amagambo mazima yo guhumuriza abantu, ntubabwire ko bicitse, ntubabwire ko bitakunda. Ibyiringiro, hari ibyiringiro by'umwuka wera. Rero turashaka gusengera umuntu wacitse intege, wari umukirisitu mwiza, huzuraga n'umwuka wera, wari ufite ibyiringiro, ariko basigaye yarijanditse, asigaye ahuzagurika. Uyu munsi Uwiteka Imana yadutumye ikugaruza ineza yayo, ikuzuza umwuka wera. Turagusabira imbabazi. Undi muntu wa 3 ni umuntu uri mu bibazo, uri mu mazabira, uri mu madeni, uri mu burwayi, wumva washobewe. Uwo muntu wa 3 ashobora kuba ari muri abo ba mbere, ariko turafatanyiriza hamwe kubisengera. Washobewe, wumva atazi ukuntu ikirere kiri bugende, wumva atazi icyerekezo cye, uri mu ntambara, ushaka gusenya urugo, uri mu kigeragezo cyo kubura urubyaro, umaze mu myaka myinshi ku bugumba, warambagijwe bipfa, umusore araza bikanga, wagira ngo birakunze bikanga, uhora upfusha ubukwe, ufite ubukwe ariko adafite icyerekezo, avuga ngo mbese n'ubundi buzaba bute, n'ubundi ndabona butazaba, birutwa nuko twakwishingira. Imana yacu irahari, turi mu gihe cy'umwuka wera, arakora imirimo n'ibitangaza, Imana irigaragaza. Tugiye kubasengera abo bantu bombi, tugiye kubasengera. Ufite intambara mu rugo, hari induru, nta mahoro afite, uri mu bushomeri, uri mu nzara, ushonje, abana baraburara, abandi ntibari kwiga, n'ibizamini urabona ko batazabikora kuko utarishyura, urazamura ikiganza. Dufite Imana ishobora byose. Vana amaso ku bantu, izera Imana uyishake, fata amasengesho yo kwiyiriza ubusa, uhamagara umwuka wera. Tera intambwe ujya gushaka akazi, jya kwa muganga wivuza, ariko usende uhamagara umwuka wera. Tugiye kugusengera. Turasaba umushumba wacu asengera aba bantu 3. Umuntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, umuntu wari umukristo ariko akaba yarabivuyemo, nibyo by'umwuka wera akaba atagishaka no kubyumva.
kuko iyo uhuye n'umuntu waguye birakagira birutwa n'utarana teregera kiza urabaguye aguca intege akakurambaraza. Turasengera abantu bari mu bibazo, bari mu kazitiro, bari mu mwijima. Mwuka w'Imana bamurikire, Imana ibasange, Imana ihure nabo, Imana ibiyereke. Imana irahari uyu munsi irakora igitangaza. Karibu pastor. Turagushimiye Uwiteka Mana nzima, urakoze kubw'ubutumwa bwiza tuvuye kumva. Tusengeye umukozi umukomeze umwambike tena imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya mwiza baduteza amatwi nabo turabasengeye, batarakizwa bakiraga kiza. Reka imbaraga z'Umwuka Wera zigende zikura abantu mu byaha, kuko Umwuka Wera niwe wemeza abantu ibyaha byabo. Turasaba imbaraga z'Umwuka ukura abantu mu nzoga, ukura abantu mu bibi, ukura abantu mu mwijima. Mara yacu nzima, tegeka Mwuka Wera wohora abantu abahagakiza kubw'izina rya Yesu Kristo. Dusenge abari abakristo, abari abakozi bawe basubiye nyuma basige bakora imirimo itari y'umwuka, nabo turabasaba izindi mbaraga, bohora mitima yabo. Mwuka Wera agenda basange, abakure mu mwijima, abakure mu bitakwiriye, abakure mu bitahesha izina rya wagaciro, abakure mu maboko ya Satani kubw'izina rya Yesu Kristo. Girira neza abantu bashobewe, abari mu bibazo bibaremereye, ababuze ibisubizo by'ibibazo bafite, abacitse indege, abafite ubwoba, abafite amarira, ababona ko bagiye gupfa, ababona ko byabo byarangiye. Uri Imana mu mpande zose, genderera abantu, bagirire imbabazi, ubabohore Mana, ubahe amahoro, ubakize uburwayi, ubakure mu bibazo, ukure mu bukene, ubakure mu bushomeri kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Icyo twirukanye n'ibyaha, icyo twirukanye n'ibizira, ukomeza abakozi bawe nabo turabasengeye, tubasabira imbaraga z'Umwuka Wera. Amatoro Pentekote turazisengeye, twaracitse indege, twarasubiye nyuma, wongere ubyutse tena itorero mu mbaraga z'Umwuka Wera. Abasinzire wongere ubabyutse, abafite inshingano Mwuka Wera bamanukire. Umucyo utari wa Pentekote turawusohoye mu itorero, kuko twireba tukasanga twatakaje muto w'itorero Pentekote, umucyo w'itorero Pentekote. Kera itorero Pentekote yayoborwaga n'Umwuka, nta kindi umurokore yakoraga hatabanje gusenga, yemeraga kuyoborwa n'Umwuka. Ariko iyi minsi habaye mu indi mico y'indegengeya, habaye mu mico yo kutizera, habaye mu mico yo kutuzura Umwuka Wera. Wongere uvugurure, dusenge amateraniro y'ejo uzayisuke mu mbaraga z'Umwuka Wera. Abamaze iminsi batari mu nzu yawe, abateshutse, abo yose usohoye mwijima wa Satani, tunganye itorero, suka imbaraga z'Umwuka Wera. Abantu bezwe, abantu bihana ibyaha, abantu bongere buzuye Umwuka Wera. Mano zawe zongere zigaruke, mu rukundo rwongere rugaragare mu itorero. Kuramwe ibizira, kuramwe amagambo kubw'izina rya Yesu. Dusenge igihugu cyose ukihesha umugisha. Ndabizi ko abakristo benshi barimo kwitegura kubw'uyu munsi wa Pentekote, yo kwibuka munsi n'umwe azahawe izo mbaraga. Natwe tushigikire, weza u Rwanda n'Abanyarwanda, weza abayobozi batuyobora, weza abakozi bawe, abashumba bayobora amatorero, kwa jina la Yesu bambike tena imbaraga, ukiza abarwayi, ubohora ababoshe, abari mu marira, abari mu kahinda, abakiri mu byaha. Turabasengeye bakure mu ibyo byaha. Mana urakoze, reka Umwuka Wera akora imirimo isi yose. Tusenge amatoro Pentekote bazabashe kuyoborwa n'Umwuka Wera. Urakoze kuko ari we Mana, udufashe, udushoboje, kandi icyo tugusabye utuwe kuba maso. Reka ijambo ryawe rigere ku buri muntu wese, kandi natwe bakozi bo dushoboje tubashe gukora byo gukiranuka. Ni kubw'izina rya Yesu tugusabye, amen. Amen, amen. Arakoze, Imana imuhe umugisha kudusengera. Reka rero dutange telefone zacu kugira ngo tuze kubafasha, kuko twavuze Imana irafasha. Mwuka Wera ajya arwanirira umuntu ufite ikibazo cy'ideni, intambara zitandukanye, no kubaza ati se koko Umwuka Wera nabyitwaramo nti. Niyo mpamvu tuba twabahaye telefone kugira tuze kuganira mu buryo burambuye. Hanyuma murahamagara kuri 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 93 1.
0722 74 34 93 rimwe. Reka mushumba bahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 8 4 3 9 7 murakoze kandi muzagire umunsi mwiza Pentecote nziza ku bakristo bose. Philadelphia Imana iratsinda.